ndagushimiye wowe ukomeje gukurikira Merance TV show. N'ubundi ni mu ijambo ry'Imana tugiye kureba abakiranutsi ndetse n'abakiranirwa. Ni ukuvuga ngo iyi mitwe yacu mitoya ntishobora kumva uruhisho Imana ihishiye abantu bayikunda b'abakiranutsi. Imana yo mu ijuru idushoboze kubisobanukirwa neza kugira ngo natwe tuzabashe kugera mu bwami bwayo tudatsinzwe n'urubanza. Tuzarye kuri urwo ruhisho Imana yaduteguriye, tuzarebe ibyiza Imana yaduteguriye kuri uwo munsi mukuru. Utekereje ushyize mu bwenge Imana yaguhaye, wakwibaza ngo mbese bizaba bimeze bite? Ni ukuvuga ngo iyo hano mu isi turi, abantu bajya babasha gukora ibirori, bagakora amasiripurize, bagakora ibintu bitandukanye, ukabona ukuntu biba bimeze. Ibyo ngibyo ni ibyo tubonesha amaso, ariko Imana yo yaravuze ngo iby'amaso atarabona n'iby'amatwi yanyu atarumva, ibyo ni byo nabahishiye. Imana yo mu ijuru rero, wowe wa mukiranutsi, wewe ugerageza kuyikorera, wowe ubana nayo umunsi ku munsi, ntucike intege, ukomeze ushyiremo imbaraga, kuko igihe kimwe uzasarura kandi uzaba mu munezero, uzaba mu mahoro. Umuririmbyi aravuga ngo nubwo tubiba tuvunika ariko ngo tuzasarura. Imana yo mu ijuru igukomeze wowe wahisemo kuyikorera, kuko mu rugo kwa data hariyo ibintu byinshi, hariyo uruhisho rwinshi, hari ibyo yaduhishiye. Reka dusome muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo waho, duhere ku murongo waho wa 2. Haranditse ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Mwene data, ntuterwe ubwoba n'impagarara uri kubona. Yesu we yaravuze ngo inzira aho tujya turayizi, kandi ngo aho ari naho ngo turahazi. Arangije aravuga ngo mu rugo kwa data hariyo amazu menshi. Aratubwira ngo ngiye kubategurira ahanyu, kugira ngo tuzamusangeyo aho yaduteguriye. Imana yo mu ijuru iguha umugisha wowe ukomeje kugenda uzirikana ibi bintu Yesu yavuze, kuko wagize umugisha. Amaso yawe atagaragara, amaso yawe y'umwuka, ukomeze uyabungabunge, kugira ngo nawe urwo ruhisho, ayo mazu, aho ibyo Yesu yagiye kudutegurira, tuzabigereho. Noneho wowe utaramenya, utarahumuka amaso ngo ubashe kureba, ndaguhamagara kugira ngo nawe uze tubane, ubashe kureba, ugira amaso y'umwuka, ugira amaso y'umwuka, umenye ibigutegereje imbere. Erega nta muntu ukomeye, nta muntu utarangira. Umuntu wese ararangira rwose, ubuzima bujya burangira bwa hano mu isi. Uwo waba uri we wese, ubwami waba ufite bwose, ubutware bwose bujya burangira, umuntu akarangira neza, kandi n'ibyo bikarangira. Nta mpamvu n'imwe yo kwishingikiriza iby'isi, kuko mu kanya gato ko guhumbya no guhumbura byose bijya birangira, ubuzima bukarangira, ndetse n'ibyo twishingikirijeho byose bikarangira. Imana iguha umugisha kuko wemeye kudukurikira, ukemera kudutega amatwi. Ahari wenda nawe uyu munsi wa none wabasha guhumuka amaso, ugakurikira Imana, ukamenya ko uko byagenda kose hariho umunsi umwe ibi byose dukora, ibi byose dutekereza, ibyo twibaza byose
bitajyanye n'ubushake bw'Imana, umunsi umwe bizajya ku mugaragaro, kandi uzabazwa impamvu utigeze ukurikira Imana warumvise ijambo ryayo, warabanye n'abayo. Iyo ni impamvu ikomeye uzabazwa, kandi ntekereza ko nta bisobanuro, ntacyo kwireguza. Imana yaguhaye umwanya wo kubitekerezaho, iguha umwanya wo kwibaza uko bizagenda nyuma y'ibi bihe, nyuma y'ubuzima bwawe. Ariko niba umwanya wahawe warawupfushije ubusa, ibyo nabyo bizakubera urubanza, nabyo uzabyicuza mu gihe kiri imbere. Kandi birashoboka cyane ko wabaho muri iyi si, ukabaho ushaka ubuzima, ukabaho ugatunga, ugatunganirwa, ariko ugakorera n'Imana. Nabyo ni ibintu bishoboka cyane, ni ibintu ushobora gukora. Burya ntihazagira abakubeshya ngo nubwo ngo ntasenga, nubwo ngo ntaboneka muri gahunda z'Imana, ngo burya ngo nanjye ndi umukiranutsi. Ntabwo bishoboka. Buriya umuntu udasenga ibimuhiga biba byinshi, kuko Satani we muri iyi si afite imbaraga nyinshi. Uyu munsi ushobora kuba uri gukora ibyo wishakiye, ukumva ko nta kibazo, ariko Satani ajya adutega imitego mu nzira tunyuramo. Adutega imitego mu nzira tunyuramo, ntitubashe guhumuka ngo tumenye ko turi mu mwijima, ahubwo tukumva ko turi abantu beza, turi mu mucyo. Ariko nyamara iyo utabana n'Imana umunsi ku munsi, iyo udasenga, byanze bikunze Satani ntabura aho aguhera. Kandi nawe munyamasengesho ukwiriye kurwanya Satani umunsi ku munsi, kugira ngo ubuzima bwawe bukomerezeho, ubuzima bwawe bube bwiza, kugira ngo nawe uzarangize urugendo rwawe ukiri mu Mana, ugikomeye. Imana yo mu ijuru ikwambika imbaraga, kandi nawe ikugarure, kugira ngo tuzabane, tuzabeho neza, tubashe kunesha isi n'ibiyirimo, n'ibidushoka byose tubashe kubinesha. Urakoze ko wemeye kudukurikira. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Nawe wazana abandi tugakurikira ijambo ry'Imana, ubuzima bwacu bugahinduka, kugira ngo igihe nikigera natwe tuzabe muri ba banyamahirwe bibiri tubwira, banesheje isi, bagiye guhembwa, bagiye kubaho ubuzima bw'iteka. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Ndagushimiye wowe wakomeje kubana natwe kuri Meranse TV show. Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe. Uri Imana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, uha imbaraga baguhisemo, kandi n'abatarakumenya nabo ubaha imbaraga, kugira ngo babashe kukumenya. Igihe nikigera nabo bazabane nawe mu bwami bwo mu ijuru, bazabane n'umunezero wageneye abagukunda. Urakoze, uri Imana, Imana dusenga, uri Imana dukwiriye kumvira, uri Imana itanga imbaraga, uri Imana inesha isi, uri Imana ikuraho ibintu byose, umucyo ukaboneka, uri Imana ibasha kwitsa imisozi. Icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amina.
나구심이 유무